umurwa w'ubuhungiro ubuzima busanzwe umuntu ahunga hari kimwirutseho, ahunga ari nk'ubushize ikirunga cya Nyiragongo cyaratombotse cyerekeza mu Rwanda. Abanyagisenyi turahunga tugerekeza mu bice, abanyegoma bahunga berekeza Isake. Hari ikigeragezo kibagezeho k'ikirunga, imbaraga, ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Bivuze yuko iyo ufite Kristo muzima ufite izo mbaraga zo gusengera umuntu agakira. Cyane cyane Mariko 16:17 ati ibimenyetso n'ibitangazo bizabana n'abizera Imana nzima nibi, bazarambika ibiganza byabo ku barwayi bazakira, bazasengera umuntu dayimoni zimuvemo. Kuko ibiri ko hanga itandukaniro ryacu ntago nakwigeranya n'undi muntu ko nzi ko umurwa w'ubuhungiro n'umurwa w'ubuhungiro il est incomparable, ntawe nawugeranya nawe. Ku murwa w'ubuhungiro ntawe tuzakurura, ntawe tuzishyura amafaranga ngwaze, uzumva ashishi akumva ijambo ukuri, kuko ijambo rivuga Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Uzumva uko kuri azabaturwa ave mu cyaha. Uzumva ukuri kubwirizwa ku murwa w'ubuhungiro akumva amashimwe n'ubuhamya bw'abantu batanze by'ukuri, azaza ku murwa w'ubuhungiro. Uzumva atanejejwe nabyo azaguma mu dini, kuko abo bose baranga ntawe naje nyenyine n'abandi babiri turikusanya isaha ubwo tugiye tubohoka twisanzanga. None uzumva amashimwe y'abandi bari kubohoka agasanga mu muryango w'umuntu yararwaye yarananiwe gukira yakize, bazamukurikira. Niko Kristo yikora kampanye, yikora publicité, nisa kuba muranga ntago ari publicité turi gukora y'urusengero ya Imana nyine yikora publicité. Amen. Ku mazina yanjye nitwa Apotre Kanyankore Gahamanyi Gedeo, ndi umushumba w'itorero ry'umurwa w'ubuhungiro mu Rwanda hose, ariko visionnaire cyangwa se uhagarariye itorero ku isi nzima, nkuko n'amadini atandukanye hano hanze. Gatolika ifite representant wabo ku isi nzima ni papa akenshi bavuga papa w'i Roma. Abadive bafite representation generale muri Amerika, n'andi madini akomeye hano hanze afite amarepresentation ku isi nzima. Natwe nk'itorero ry'umurwa w'ubuhungiro representation yacu cyangwa se representant wacu ku isi nzima ni umuhanuzi w'Imana MULINDWA Jules. Iyi saha tuvugana ari Kinshasa mu Rwanda, tukaba tuhageze vuba ngaha. Tumaze imyaka 13, ariko iyo myaka 13 twakoze anniversaire ya 13 umurwa w'ubuhungiro umazeho utangiye, uhereye muri Kongo cyane cyane Igoma, ko niho Nabi Punda la Bwana yatangije uvuga butumwa, ubu buntu bwo kubohora abantu, ubutumwa bwiza bwo gufungura ababoshywe. Mu Rwanda twagerageje kubishaka kuva 2018 ntibyashoboka, ariko officiellement mu buryo bwemewe n'amategeko muri 2020 muri mwaka wa 2022 tariki 15 z'ukwa gatanu niho twabonye icyangombwa twemerewe n'abayobozi beza bacu b'akarere. Kandi nshimira cyane Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza mu gihugu cy'u Rwanda, ko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gitangaje muri Afurika, ni igihugu cya mbere gifite amahoro, kiza ku isonga. Ari nayo mpamvu Abanyarwanda tujya gufasha mu bindi bihugu tukabungabunga amahoro muri ibyo bihugu. Iyi saha tuvugana umurwa w'ubuhungiro mu Rwanda tumaze ukwezi n'ibyumweru 2. Uyu munsi twari twari mu kirori kigaburo ifunguro, kandi namwe mwari muhibereye. Numva ntago tumaze igihe kirekire mu Rwanda, ariko Abanyarwanda bamaze igihe kirekire bazi iby'umurwa w'ubuhungiro, kuko inkuru yacu y'umurwa w'ubuhungiro iby'Imana ikora byogeye mu Rwanda no mu Banyarwanda benshi babyumvaga biri kure, bakabona kubisanga muri Kongo bibagoye. Twaje mu Rwanda rero, turi hano muri Gisenyi, kandi mu minsi mike turekeza no muri Kigali. U Rwanda rwose uturere 30, intara zose twaranye n'umujyi wa Kigali, umurwa w'ubuhungiro uzahagera. Wari umunsi mukuru udasanzwe w'igaburo nk'uko ubigarutseho, ariko mu gihe kitageze ku mezi 3 mukorera ahangaha mu Rwanda, mufite abayoboke benshi. Ni ukwezi n'igice. Yego, mufite abayoboke benshi pe. Ni iki gikurura abakristo?
baza bahunze koko baje ku murwa w'ubuhungiro? bwana journaliste, abantu benshi niba abantu benshi basoma Bibiliya n'abayisomerwa bumva ko Kristo agitangira kubwiriza, agitangira gukora umurimo we, cyane cyane umunsi yagaburiye abantu ifunguro, yabwirizaga abantu batari munsi y'ibihumbi 3, yabaga benshi cyane. Izo mbaraga cyangwa se ubwo buntu uri muri Bibiliya, ibyo Kristo yakoraga muri Bibiliya mu gihe cya kera nibyo biri gukorwa uyu munsi, kuko uwakoraga kera niwe uri uyu munsi, n'ibihe byose ntahinduka. Ari nayo mpamvu akenshi mwumvishe no mu kibwirizwa tuvuga Kristo w'u Rwanda uhoraho muzima. Mu madini hanze y'abakamana twigishijwe yuko Kristo ari w'i Nazareti, ariko nisomye neza Bibiliya ntabwo Yesu yavukiye i Nazareti, kuko umuntu atwara inkomoko yaho yavukiye. Ngira ngo twese turi Abanyarwanda. Umuntu w'umunyarwanda avukiye mu Rwanda aba ari umunyarwanda, afite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Hari abandi bakunda igihugu cy'u Rwanda bagahabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda, abo ni abatura Rwanda. Ariko umunyarwanda muri nyirizina ni umuntu wavukiye mu Rwanda, ufite ababyeyi baba mu Rwanda, bagahabwa n'indangamuntu, akaba afite n'indangamuntu. Sasa Kristo nawe yavukiye i Betelehemu, aje Misiri, Egiputa, ahunze Herode agiye kumwica. Ubwo yahungukwaga ari mu bushage, agera asora mu murwa witwa Nazareti, akura atangira gukora umurimo, arabwiriza. Abantu benshi yatangira kubwiriza kuko ni Imana. Hari tuzi ubutatu butagatifu, ubutatu bwera, hari Imana Umwana, Umwana Umwuka, Imana Data. Kristo Yesu ibyo yakoraga ko ari kubohora abantu. Misiyo yamuzanye kuri iyi si ni ugukiza abantu ibyaha byabo. Matayo 10:26, umurongo wa 26 kumanuka kwa 27, afata igikombe agihereza abigishwa ati munyweho, kuko aya ni amaraso yanjye agiye kumeneka kubera abanyabyaha. Niyo ngo Yesu yaje gushaka abanyabyaha, ntabwo yaje gushaka abakiranutsi. Niyo mpamvu buri wese wahuye nawe yatahaga abonye igisubizo, yataha abonye impinduka. Kimenyimenyi yazuye Yakobo Kayayo, Lazaro yapfuye ameze iminsi 4 arazuka, impumyi zararebaga, abatagenda baragendaga, abafite agahinda muri bo bahoraga nawe bakishima. Wakoraga rero uwo twari tuzi ko i Nazareti, twigishijwe mu madini atandukanye, ntabwo twebwe akiri Nazareti, kuko amara kuzuka yabwiye abigishwa mugende mu isi yose, isi nzima, mwigishe ubutumwa bwiza kuri buri cyaremwe cyose. Ubutumwa bwiza kuri buri cyaremwe cyose, ubutumwa bwiza ku muntu urwaye si ugukira, ubutumwa bwiza ku muntu w'inzoga si ukuva ku nzoga, ubutumwa bwiza ku muntu w'umusambanyi si ukureka ubusambanyi, ubutumwa bwiza ku muntu w'urumogi si ukureka urumogi. Niyo mpamvu iyo wakiriye Kristo muzima, wowe ni wavuye i Nazareti, akaba abera hose cyane, akaba ari no mu Rwanda. Twaramwakiriye, tumaze kumwakira dusanga i Nazareti ari kure, abera hose cyane, muri abera hose cyane mwe ari mu Banyarwanda, nanjye ndi umunyarwanda namwakiriye, ni gute namwita i Nazareti? Ça c'est la confusion, uko ni ukudahishurirwa. Ahantu hari Imana, hari Kristo muzima, haba n'umwuka wera uhishurira abantu bose ibyahishwe. Kristo ni umunyarwanda, azi ikinyarwanda. Bwana journaliste, isa ugiye gusenga Kristo ari Nazareti, si umunazare, ugasenga mu kinyarwanda, ese umunazare n'umunyarwanda bazumvikana? Ntazabamo intermediaire uzabasemurira, uzabasobanurira. Ariko niyumva ikinyarwanda cyawe, azumva ibibazo byawe abikemura. Niyo mpamvu twebwe yavuye i Nazareti tumwita umukongomani, hano tumwisa umunyarwanda, n'umunyarubavu, n'umunyabyahi, n'umudugudu wa Buhuru, no mu nzu yanjye ko ni ntandatahana nawe. Ukiri aho kuri Pentecote, intumwa ubwo zari mu cyumba zisenga ziri mu mwuka umwe, mwuka wera yaramanutse, buri wese agahanura mu rurimi rw'iwabo bumva. Kuki wavuga ubwo ko noneho ari mu byayi? Ari mu byayi kubera ko umunyabyahi azi icyo umunyabyahi utarize Icyongereza, utarageze ku ntebe y'ishuri. Buno mu Rwanda tuyoboye Commonwealth na Francophonie, siko bimeze. Sawa, umunyabyahi utarageze ku ishuri, utazi Icyongereza, n'umubwiriza mu Cyongereza, ikibazo yaje afite azata agisubijwe. Ariko numubwira mu kinyarwanda, kuko Imana niyo Mana yumva ikinyarwanda, izamenya ikibazo cyo mu kinyarwanda igikemure mu rugo rurimi rw'ikinyarwanda. Imana niyo yaremye indimi zose, izi zose ivuga zose.
tukiri aho ngaho tumenyereye ko mu yandi madini ku muhango wo gufata ifunguro ryera bakora imihango imeze nk'iyo Yesu yakoraga, ari gusangira n'intumwa ze bavuga ati mwakire umubiri wa Kristo tumuryeho. Ariko uburyo mwe mwatanzemo ifunguro hano bitandukanye n'uko abandi babikora, abantu bariye barahembuka barishima cyane. Kuki mwe mwabitekereje kubikora muri Burabu? Ntagaragaza twabyitekereje twenyine kuko n'ibyanditswe byera. Buri gahugu umuco n'akandi wawo. Abayahudi abo Yesu yari ari mu cyo gihe baramenyere kurya umukati. Nuko usoma Matayo 26 umurongo wa 26 were kwa 17 abwira abigishwa be muje gushaka aho mutegurira ifunguro kwa runaka. Baragenda barahagera, bahageze barategura ifunguro. Batetse ubugari, bateka ibirayi, bateka ibishyimbo, bashyiraho n'isamaki. Mu byo kurya byabo baryaga bavuze umutsima kubera ko kugaragaza uwo mutsima, ntago bavuze mezire batanze, ntago bavuze ngo ni kilo kimwe cyangwa se ni grama rimwe batetse. Bibiri itubwira ko yafashe umutsima arawumanyagura cyangwa se arawugabanya. Abanyagisenyi dukunze gusonga ubugari tugashyira mu mabole, ugafata akabole kangana gutya, undi agafata kangana gutya. Niba ari ibisorori waruriyemo uretse kumariza iplaye agashyiraho ibyo ashoboye. Amabule atandukanye. Naguciye mu ijambo aho ngaho dusa nkaho twabonye topic twageteze ijambo dukurikije ibyo dusobanura ko biranditse kuko watubwiraga ntabwo agahugu umuco n'akandi wako. Ikintu twacyumvise pastor, umurwa w'ubuhungiro ni izina ritamenyerewe. Dusanzwe tumenyereye amazina runaka, ijambo umurwa w'ubuhungiro revelation yayo iri wari dusobanura warisobanute abantu baguteza amatwi ako kanya. Iryo ndakeka wambwiye ko ari Blanche, wavuze ko ari Blanche ariko hakaba hari apotre Nabi Jules Mulindwa. Ubwo mu Giswahili bifite ukundi byitwa hano mu Rwanda Abanyarwanda umurwa w'ubuhungiro. Ubwo twabisuye ugiye kubidevelopa, ugiye gufata sije ukayidevelopa ukayisobanura abantu mbese bakabona inkomoko yawo. Muri make wagira samari kuri Merci mugize neza. Umurwa w'ubuhungiro ni ubuzima busanzwe umuntu ahunga hari kimwirutseho. Ahunga ari nk'ubushize ikirunga cya Nyiragongo cyaratombotse cyerekeza mu Rwanda. Abanyagisenyi turahunga tugerekeza mu bice, Abanyegoma bahunga berekeza Isake. Hari ikigeragezo kibagezeho k'ikirunga. Imbaraga, ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Bivuze yuko iyo ufite Kristo muzima ufite izo mbaraga zo gusengera umuntu agakira. Cyane cyane Marko 16:17 ati ibimenyetso n'ibitangazo bizabana n'abizera Imana nzima nibi, bazarambika ibiganza byabo ku barwayi bazakira, bazasengera umuntu n'amadayimoni dayimoni zimuvemo. Kuko ibiri ko hanga itandukaniro ryacu ntago nakwigeranya n'undi muntu ko nzi ko umurwa w'ubuhungiro ni umurwa w'ubuhungiro. Il est incomparable, ntawe nawugeranya nawe. Buri wese afite uburyo yemera umusheri we, nanjye nemera sheri wacu Kristo Rwanora, kuko ntawe namugaranya nawe kuko buri wese afite matere yize. De matere icyo dufite twebwanga yuje uboshwe urabohoka. Yara amadayimoni akwicayemo arakubitwa, niyo bari satani ukuboshye arakubitwa akakuvamo. Kubera ko Luka 10:19 ati mbaye ubasha gukanagira inzoka na scorpio tukabibashishwa nande na Kristo utwongeye mwimbaraga. Numva ari cyo ngicyo bwana. Masa ntago nyuzwe neza, nashakaga umwihariko, ikintu kiri unique. Umwihariko kuko hose barabwiriza shitani ari apari mu Kristo. Kuba umuntu wejejwe na Kristo biragoye cyane kugendera mu nzira nanone wavuye ko wejejwe ko wari wanduye. Majorite twese niko tubaho. Nashaka ko impamvu ndi kukubaza cyane icyo kibazo cyo kugitindaho, umunyamakuru hari amakuru nabashe kubona arambwira ngo hano kugira ngo ushingirwemo nuko usesa amajwi ibyabaye izindi ndahiro zabaye mbere ugashingirwa bundi bushya kugira ngo nabonye ari special Kristo wemewe. Sinzi nimba uwayambwiye nawe atari package yuzuye y'amakuru yamaye, ariko ngewe nabonye ari umwihariko umwihariko uvuga ngo umuntu nimba nge
nkusabye ufite umuryango Thierry ufite umuryango ariko nanone nimba nifuje kongera gusezerana birasa nkaho mbaye umusore uje bundi gushya twagize n'amahirwe twabonye na témoignage hano z'umupapa wabashije kuza kongera kurinuvera isezerano rye niko nabyita ni ibintu byiza habayemo niko kagashya nabonye kadasanzwe uri kumva ku bantu bakurikiranye ikiganiro bashobora kuza kubona iyo image nayo irahari ku Banyarwanda bakomeje gukurikirana ibiganiro turi kugirana pastor uwo mwihariko origine inkomoko yawo uvuga yuko isezerano ry'ahandi ritaraza mu rugo rubundi ngo rubisanye y'amarere yawo kandi tuzi neza ku masezerano tujya tugira apari kuvuga ngo mwiyobokamana no kuri inzego zindi zitandukanye za leta ryasezerano rikomeza kuramba bitewe n'aho ryabereye yuko ari uburyo bwemewe impamvu ni iyihe mu rugo rubundi icyo kintu hinduka kitahita gikomeza y'amarere yacyo bikangomba yuko murenuvera ugize neza umubajije umwihariko wacu dushishikariza umuntu wese uje ku murwa buhungiro kurekana n'icyaha niba wari umusinzi ukaba wakiriye Kristo irifa guhindura akuvane ku businzi niyo mpamvu ngo abantu benshi bari gushima banywa urumogi bakarureka abantu benshi banywa inzoga nka n'uyu mupapa wasezeranye uyu munsi yanywaga inzoga kurusha abapfuye n'abazutse ahandi ariko yakiriye Kristo kuko Kristo ngira ngo kirizira bango roho umwuka wera mu mubiri muzima ntabwo umwuka w'Imana yaba mu mubiri wanduye ko Imana irera twigisha abizera kurekana n'icyaha kubashishikariza kureka icyaha ese wambaza ese umuntu yabasha kureka icyaha kukibashisha oya umwuka wera n'utubashisha ko Yesu abwiye abigishwa hari ibindi mbasize mwenyine mbasigiye umwuka we n'uzabashoboza gushobora ibyo mutakagombye gushobora niyo mpamvu iyo umuntu ari mu Kristo umwuka wera akaba ari muri we amubasha kureka ibi byari bimuboshye byose akabohoka umwihariko werekananye na mariage no n'indahiro ufite Kristo ufite garanti ufite ubwishingizi siko bimeze siko twese tubizi iyo umuntu aguze imodoka akaba afite ubwishingizi mu bwishingizi runaka abaziki isaha n'isaha imodoka ikoze impanuka ubwishingizi buramusumbusha siko bigenda ariko natwe mu by'umwuka iyo ufite Kristo ufite ubwishingizi kuri we niyo mpamvu ntabwo wabwira umuntu ikidendezi kimwe ntabwo cyava nk'amazi aryoshye n'ashaririye ntabwo wabwira umuntu ngo abeho neza kandi ngo abeho no mu bukene oya Imana mu by'ukuri Adamu na Eva Adamu akimurema yabaye wenyine abona ntishima ariko Imana ikimuremeye Eva ari naho tuvana inkomoko y'indahiro yacu y'ubukwe Adamu yavuze ibyivugo nk'uko ufata poroje yo kuva ku muhanda uvuye Petite Barrière ukagera mu mugwa wa Kigali niyo mpamvu icyaha cy'ubusambanyi kirategurwa s'il vous plaît ikindi cyaha warakara wagira ngo utekora ko biragutungura ariko icyaha cy'ubusambanyi kirategurwa ama example ari muri Bibiliya Samusoni yaguye mu mutego wa Delila kubera ko Delila yari yaramuteguye kuva kera kandi igihe Pawulo yaviriyeho Isa akaba yararutse ataravuye mu mubiri hashize ibinyejana n'uyu munsi ntabwo twabona umugenga w'ibihe n'Imana ntabwo tuzi nk'imperuka izaba ryari imperuka y'umuntu ni igihe umuntu avire ku mubiri bamushyize mu butaka niyo mpamvu abantu bari hanze ku murwa buhungiro ntawe tuzakurura ntawe tuzishyura amafaranga ngo aze uzumva akumva ijambo ukuri kuko ijambo ry'Imana rivuga Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo uzumva uko kuri azabaturwa ave mu cyaha uzumva ukuri kubwirizwa ku murwa buhungiro akumva amashimwe n'ubuhamya bw'abantu batanze by'ukuri azaza ku murwa buhungiro uzumva atanejejwe nabyo azaguma mu dini kuko aba bose baranga ntawe naje nyine n'abandi babiri turi kusanya isaha ubwo tugiye tubohoka twisanzanga none uzumva amashimwe y'abandi bari kubohoka agasanga mu muryango w'umuntu yararwaye yarananiwe gukira yakize bazamukurikira niko Kristo yikorera kampanye yikorera publicité nisa kuba muranga ntago ari publicité turi gukora y'urusengero ya Imana nyine yikorera publicité amen.